Elisa reka nkubaza ikibazo kimwe kugeza n'isa nturemera ko wanenda iyi nda ntabwo ari yanjye ntabwo nayemera ushingiye ku kirere ubihakana inshingiye ku ki icyo nuko nabonye umukwe wanjye mu muryango wacu ntabwo tujya dutera inda nimugoroba hano mwe ko twabonanye umunsi umwe kandi umunsi umwe ntabwo nari kuba ngutenda kandi icyo ngiye ndakoresheje Furidas ubundi wajya uba umusore ubundi abasore nkamwe mwavuye he gutera inda nimugoroba se ibyo bivuze iki inda ko ntajya umuntu atayitera ariko cyuzo umva reka ducisha make ariko ubundi uyu musore ko nzi ko tujya twakira abashyitsi uzi ko twaguye mu bibazo twifitiye tukibagirwa no kubaha imana jyana mujyana mu rugo ujya n'umwakira abanza n'anaruhuke sibyo noneho ibindi wenda turakomeza amaze kugira ese umukobwa wanyu nari bungubitire mu nzu nta kibazo genda kuzimanire n'ubundi rwose imereye nabi nizera ko mumenyeranye ntawe ntagiye mu rugo reka nze nkinge sha noneho umva nizere yuko yageze mu rugo sha reka nze nkinge ifuri yanjye nayishyize hera ariko nk'ubu nyibuzera ndayifite sha gukinga byakunaniye se izi nzugi z'insirimu kuzikinga ziba bikaze ubu rero ngufu ngiyi igezemo sha arakurwamo nari ubu ngiye guhamagara hariya haruguru sha umva sha nushaka ubyemeye cyangwa ubyanga icyo nzi cyo nuko kwikuramo aho ngaho byaguhenda niyo waba warize mu gakinjiro gusimbuka reka nzahamagare RIB hajya nta nomero za RIB ugira ahubwo se wowe urahamagara RIB umwanya umwe ngo umwana ugiye kumukingira undi mwanya ngo ugiye guhamagara RIB ubundi wamugabo ufite indi message wumvishe atabyanze sibyo bimeze biti wumvishe atanze kumujyana ngo mbere yuko uhamagara RIB ushaka wenda ukabanza ugahenda ukareba ko byakwemera utiri uhamagara RIB aka kanya uhisemo iki njyewe umwana wanjye icyambere yamukoreye ibya mfura mbi ataragera imyaka y'ubukure ntafite imyaka 16 uriya mukobwa wanjye none se yemerewe gushaka none se ubwo wowe umwanya umwe ngo urahamagara RIB umwanya umwe ngo uramumushyingira ndahamagara RIB njye nafashe umwanzuro wa kigabo nabyitekerereje ngiye guhamagara RIB wabanje se ukumvikanisha abana wenda ukumva ko hari icyo umuhungu wabonye atabyihakanye arimo arakubwira ati nahuye nawe ngo atari isugi ibintu nk'ibyo ngibyo njyewe nzi igihe uriya mukobwa wanjye ibyo yabigiriyemo nzi igihe yabigiriyemo wenda se nawe wayimuteye iyo agiye aratubwira none se umva kuki ari ugeze hano hari uwundi wigeze agera aha ubwo nyine ni uko amuhamagaye uwundi wigeze agera aha buriya bavuga yuko ngo ufatanywe igihanga n'ubu ahubwo ariko wakagombye kumvikanisha abana yakwemera inda kuyirera yambwira nawe ngaho mfasha dore ni wowe tujya dufatanya ibibazo by'uru rugo rwacu ngaho ihitamo ari uguhamagara RIB cyangwa se niba ari ukugira gute mbwira njye numvaga RIB wayihorera mwakora iki mumushyingire simbizi ibyo wakora ariko wumvisha mwemera wahita uhamagara RIB wabigenzura RIB irabikemura ndahamagara RIB hajya nomero urazizi ntazo nzi njyewe nazibwirwa n'iki hajya ni 112 112 ugiye guhamagara kuri polisi abapolisi bo ntabwo wadufasha ngaho uhamagara ndahamagara rwose mani mfashe icemo gusa alo muraho bayobozi nagize ikibazo nagira ngo muze mumfashe umwana wanjye bamukoreye ibya mfura mbi ni mubanguka rwose mutebuka
Mwanguke.